Bakunzi b'ubuzima, uyu munsi mbazaniye ibimenyetso bine uzibonaho ukamenya ko uri kunywa isukari nyinshi. Ukaba ukeneye kwigabanya n'isukari bitaraba bibi. Wowe guma hafi ya Telemontagne Rwanda. Wigeze uterwa ubwoba n'ibyitwa diabete, indwara ituruka ku isukari nyinshi. Wenda iyo ni diabete, tuzafata umwanya wayo. Reka nkurinde ibibazo rero mu buzima bwawe bituruka ku isukari nyinshi, uzagendera kuki? Ibimenyetso mpuruza ni ibihe? Ibimenyetso mpuruza ko isukari yawe urya cyangwa se unywa ari nyinshi, ngo uzatangira utangira kujya ugira umunaniro kenshi kandi wumve nta mbaraga, ufite imbaraga nkeya. Reba kuriya wiyumva iyo umaze kurya nyuma ya saa sita, ngo kuriya utangira kujya unabyumva unabyutse. Isukari ni uko ikora. Iyo uriye isukari nyinshi, isukari mu maraso irazamuka ikajya hejuru byihuse cyane, wumva ufite imbaraga, gusa ibintu bitinda ku buryo ihita yongera ikagabanuka vuba. Ubute n'umunaniro birakuzura bikakurenga, ubundi uzatangira guhumeka gake gake. Bigomba kuba ari nayo mpamvu dutangira kurya ibiryo, tukabikora dufite gahunda, dufite courage ndetse n'umwete. Iyo tugitangira kurya, nyuma yaho tukumva dukeneye kugwa hasi gusa, tukisinzira tukihengeka. Uzabyumva iyo umaze kurya kuriya. Niba rero umara gufata icyo urya cyangwa se icyo unywa, wenda nk'icyayi, mu mwanya muto ukumva uhise ushaka ibindi, icyaka kibaye cyose kikaba cyose. Niyo waba uri kunywa ji, iyi ngiyi bita energy, yongera imbaraga nyine kuko irimo isukari nyinshi. Baravuga ngo ni igihe cyiza cyo gusuzuma isukari uri gufata ko utari kurenza. Icyo ni icya mbere. Abantu banywa isukari nyinshi ubundi ngo bakunda kumva bararikiye ibintu biryohereye cyane nk'amabombo n'ibindi nk'ibyo. Ubundi uko urya bombo nyinshi, sizina namwe mwarabibonye, ni kumva uzirarikiye cyane. Uzareba abana bato, sinzi niba warabibonye, uko niko bimera kuri biscuit, cake na gato. Uko ni nako bimera kuri biscuit, cake nka gato n'ibindi nk'ibyo bigira amasukari menshi. Isukari ubundi irabata. Iyo ikoze ku bwonko itera ukurekurwa k'ubusemburo w'ibyishimo utuma wumva umeze neza, ari wo dopamine. Iyo nanone igabanutse, ubwonko burekura ubusabe bwo kwinjiza indi sukari kugira ngo ukomeze wiyumve neza wishimye. Nyine ni ibintu bibera mu bwonko. Nuko twisanga abana bacu rero basigaye bakunda shokora n'amabombo kubi cyane, ibintu biryoherera muri rusange. Niba wisanga uri kuryagagura ibiribwa biryohereye, ngo ugombe kuba usigaye unywa isukari nyinshi. Ibi binajyanira no kuba uhora wumva wanywa ibintu biryohereye cyane, niyo cyaba igikoma, ubwo aho wumva washyiramo isukari y'umurengera nyine kiryohereye cyane. Ni ibintu bigaragaza ko mu mubiri wawe ushobora kuba uri kwinjizamo isukari nyinshi. Ikimenyetso cya gatatu ni ukwiyongera kw'ibiro. Ni ibintu bisanzwe kuba isukari yongera kalori ku ifunguro ryawe nyinshi, kenshi ziba zitari na ngombwa. Ibyo byose isukari ibikora nta zindi ntungamubiri ikenerwa yongera mu ifunguro ryawe uretse imbaraga, nabwo zo ziba zinakenewe igihe biri ngombwa, gusa igihe uzikeneye. Wenda ntabyo wari unazi, gusa isukari nyinshi iyo yabaye umurengera ihindurwamo ibinure mu mubiri iyo igezemo. Niyo mpamvu abantu barya isukari nyinshi usanga inda ziba zarabaye nini, zarageze nk'iriya. Wibuke ko inzoga nayo iba mu binyobwa biba bifite isukari nyinshi, nubwo wumva isharira. By'umwihariko kunda, wumvise ariko ibinure biragenda bikibika kunda koko bikakurenga. Nutangira kubona ibice bimwe byawe biba binini, by'umwihariko inda, ngo ntuzongere kubica amazi. Genzura ibiryoherera cyangwa se ibiryoherera bifitemo isukari nyinshi ufata, bishobora kuba biri kuba byinshi. Ikindi mu bintu wibonaho iyo uri kurenza isukari ikenewe, bavuga ko ari ibibazo by'uruhu nko kukurya, kuko isukari nyinshi yongera ibibazo nk'ibi. Kandi n'amavuta akorwa n'uruhu arekurwa cyane mu indani, aba menshi akiyongera biturutse kuri ibyo. N'uburibwe buza bumeze nk'uduheri dutukura akenshi mu isura. Ibi kubyibonaho biba byiza iyo usuzumye cyangwa se utangira gusuzuma isukari uri gufata cyangwa se winjiza mu mubiri wawe. Nuko nguko nibyo byari ibimenyetso bine byaguha amakuru mu gihe isukari yawe yaba iri kwiyongera uri kurya nyinshi. Biba byiza iyo wibonyeho kimwe muri ibyo, ugahita utangira kwita ku mafunguro yawe. Umubiri wawe uzagushimira cyane nuramuka uyobotse
utwo kurya tworoheje nk'imbuto, ubunyobwa na yawurute. Yawurute iyi ngiyi banywa amata nyine, aho kwirohamo isukari nyayo iyi ngiyi y'umwimerere nyine itubuye, cyangwa se uko wayinywa kose irakugaruka. Iyi video wayikunze yisangize inshuti zawe, ubundi tuzamurane mu rwego rw'ubuzima. Bitene mu Mutanyi Rwanda wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, ngo twizera ko biri mu bintu dukenera twese kugira ngo tubeho neza kandi tujyana n'ibihe. Uri ahantu hanyaho rero, niba nutse munsi y'iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo hakanze ubutaha utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye. Mwitonde gato, ako kantu ni ingenzi, ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinzababure rero, niyo gahunda. Nitwa Samuel Mugisha, reka Imana iduhane umugisha, niko duhora tuvuga, reka bijye biba rero. Nimukore ako kantu, ni subscribe.